nk'uko mbibabwira. This is China. Njye nibera mu cyaro bro. Ibaze icyaro cyabo ko Hey my people, mumeze mute? Nongeye kubasuhuza cyane, nizere ko mumeze neza cyane. Mbabwira ati utarakanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu bigiye bitandukanye bibera mu gihugu cy'Ubushinwa, kuko ngiye kujya mbereka ibintu byinshi bitandukanye bibera mu Bushinwa. Aho ngaho rero mba nibyukiye, uyu munsi naryamiriye cyane, naryamye naniwe, ubu turi nka saa yine z'amanywa. Ndabyuka ndavuga ntereka mbanze ntunganye aho naraye. Biba bigoye, tuba ari udushoka gusa kubera muri sama ntabwo wakoresha kuvurere washya, ubundi tukaba ari agashuka ko gusasa kuri matera ubundi ukiryamira. Aha ngaha nta kwiyorosa biba bikenewe. Aho ngaho rero mba ndi gutunganya aho naraye, shyiraho agashuka neza cyane kabisa. Urabizi isuku nicyo cya mbere, muba mubizi. Umuntu aba agomba kubyuka agatunganya aho yaraye. Abana bamwe bigira abasarati, ntabwo nasasa. Aho ngaho nyine urabanza ukahatunganya kabisa agashuka ku buryo karambura. Ngiye nkunda gusasa ku buryo mba numva nacishaho n'agapasi ku buryo haba haringaniye. Udushuka rero urabona ko mba ndi kudushyiraho nkatugorora kabisa. Ariko umubare mukora ikintu bita subscribe pe, kuko ngiye kujya mbaha ikintu bita show. Umuntu rero utazajya nkurikirana ugiye gucikwa, waba uri gucikwa cyane kabisa. Aho ngaho mpita nishyiraho udusego tubiri, akandi gashoka mba nsigaranye mu ntoki. Nta kindi nagakora usibye kugafata akazinga. Ubundi kera tukiga high school batwigishaga gusasa utuntu tugiye dutandukanye. Hari ahantu nize twagiraga ngo mode zo gusasa, ngo uyu munsi turasasa bombo, ejo ngo turasasa ne, ejo ngo turasasa ururabo. Nuko mba narabyibagiwe rero, kubera nabyibagiwe mpita mfata agashuka nkabanza nkakagorora fresh nyine nkakazinga. Ndakazinga. Uba ugomba kwiranda cyane kuba wibana nyine ukakazinga fresh, nta muntu usabye ubufasha ngo ugufashe. Wamara kugazinga ugahita ukarambura ku buriri nk'uko nguko. Guys, nyuma yo gusoza gusasa rero mfite inzara, nta kindi kintu nakora ntarashyira akantu mu kanwa. Katujyane ku muhanda kandi mfite n'inyota. Kuruntu ngende ndute muri puberi, katujyane ku muhanda ndebe ukuntu ngura akantu. Nagura akaji gakonje basi banze nkasome, kuko mfite inzara iteye ubwoba. Ahantu tuba rero nyine ni mu ma etaje, birasaba ko umanukira muri eleveta. Zose zirimo hambere, ubwo ni ukuzitegereza izamuka mbere tukajyandana nayo. Dore ahantu rero nibera ni muri iki cyumba, urumva haba ari ahantu hari utuzu twinshi, utwumba ni byinshi cyane, namwe murabyumva. Dore irahageze, mba muri floor ya 9, dore igiye guhita ifunguka. Rero mo imbere hari ukuntu hashajemo, nyine baracyari kuhubaka. Ubwo uhita ugera rimwe. Guys, mbyukanye ikintu bita inzara iteye ubwoba. Mbega inzara we! Ariko naraye natariye, niyo mpamvu nararanye n'ubundi inzara. Urabona ko tugiye kuhagera muri rimwe. Kabiri, rimwe irahageze. Ngo E-Town, icyo ni igishinwa nyine baba babara mu gishinwa. Aba ni abashinwa tuba tubana mu mazu, tuba twibera ahantu. Ibintu nkoze mfashe ikiboro yewe, kandi dore ahantu disiboro yo gushyiramo imyanda byari biri. None mfashe ikintu nyine ahantu hatemewe. Aha ni hanze, murahabona haba huzuye ikintu bita imodoka bro.
utumoto tw'abantu tuba hano, abantu benshi begerera nyine utumoto tugurire hehera. Ahangaha niho njya nkunda kuza agurira utu juice. Ahangaha niho njya ngurira utu juice. Se ndagura agakira. Uzi ikintu ntwara ndakurahiye. Haba harimo no kutamenyera ibintu. Ukaba watwara uruntu runini ra. Watwara uruntu runini nzanywa nk'igihe. Ubu nk'uru rukoka. Uru rukoka ruba ari angahe ra? Kagende mbabaze ndababwira. Iyi koka so kanwari runo rukoka nirwo nzanywa iminsi. Ndarangije kuruhaha. Ruba ari litiro ebyiri, ntabwo ari nka bya bindi byo mu Rwanda. Uru nguru ruba ari 2 liters. None nibaza ukuntu wumva ukuntu hano ibintu bihendutse. Kimwe cyo mu Rwanda cya litiro n'igice kiba kigura 2,500. Iki ngiki ahangaha ni icyabiri. Yaguze ama RMB 6. Uyu ni umuntu udukorera amasuka ahantu tuba. Yaguze 6 cya litiro ebyiri. Ubwo bivuze yuko ari angahe icyabiri cy'amanyarwanda, kuko iri RMB rimwe riba rivunja 200. Urumva ukuntu hano life is easy. Ntabwo ibintu hano bihenda tu. Biri very cheap. Dutegereje elevator yuko ifungura. Dutegereje elevator yuko ifungura. Nzamukanye n'umushinwa wariye cyane. Murabona ukuntu angana, arasohotse ansizemo kuko waviremo muri 4. Cyenda komeza ngere muri 5. I mean 9. Guys, urabona ukuntu iki kintu ntabwo gihenda kabisa. Very cheap, kandi it's 2 liters. Litiro ebyiri. Ahangaha ibintu biba biri easy. 9ton. Niba 9ton ari 9, nanjye ntabwo mba mbizi. Ntabwo mba nzi ngo ni ibiki. Narayenguza kandi gakoka gatonya karananira. Ahubwo subira se. Mani mbanza nguze 0 koka n'ukuntu hari biha. Ntabwo mbizi neza nanjye ibintu mba nguze. Ejo naguze koka irananira mu gitondo n'ibigati birananira. Ntabwo biba biryoshye cyane nk'ibyo mu Rwanda. Ariko shareka mbanze mbiporeze dore umuneke. Imineke hano ibibishye cyane ariko ibibishye bya danje. Ahangaha bundi nk'aho umuntu aba yibera muri ghetto. Izi koka rero ndabona zitandukanye. Ndabona bitandukanye njyewe kabisa. Kanumve.
n'ubundi biratandukanye. N'ubundi biratandukanye. Dore imigati ya hano rero ukuntu imeze. Ntimugire ngo ndarya, ariko umuhungu nurya. Uba ugomba kurya, ntabwo wazana umubiri utariye. Guys, nk'uko nabibabwiraga, iki kiboro ni litiro ebyiri, kigura icyabiri cy'amanyarwanda. Noneho wumva ukuntu iyo uguze aka ngaka uba uhenzwe, urumva iki ngiki ni utu tune, ariko aka ngaka kagura 3. Ubwo urumva iyo uguze aka ngaka uba uhenzwe, ubundi wigurira uru runini. Niko nanjye ngiye kuzajya mbigenza. Kuko imigati yabo iraryoshye da. Aha ngaha nta bya bindi by'icyayi cyangwa igikoma, ngo mu gitondo afata breakfast y'icyayi cyangwa igikoma. Imigati yabo iba irimo ubuki. Guys, muri gutuma ntarya na apeti mfite, ndi kwijena. Ikintu nagira ibigora bya hano mu Bushinwa, urabirya ugahita wumva biragusema udahaze, kandi nyine nta kigenda cyabyo pe, nta mari birimo. Murabona ko mba ndi kwiranja. Ntabwo nari nashyira ibintu byose nyine ku murongo tu, ibikoresho byose, amasahani, ibikombe, ndacyiyubaka. Ntabwo ibintu byose byari byajya ku murongo right now. Ariko akagoro karakonje niko nashakaga. Fantastic. Nshaka ibigoro bizanyica mani. Aha ngaha gukoresha ibigoro byo mu nganda gusa nyine. Nanjye mfite ubwoba ko nzahita ngenda nkaba ikidumbari. Mày là đến sòn. Muraje muzagende muvuga ngo ngira inda sha, aho usanga mugana niyo mwabivuga shamu, hari umuntu utagira inda. Abantu twese indeba uko rero ushaka kurya.
ikibazo siko numva mise mpabyo ikigoro kandi ngishyire mu gafirigo nzajya ngenda nk'aho gake gake mpaka gishize nyine kiba ari kinini kiba kirimo niko bavuga hariya nakabasa mwibuke mukore subscribe kuko ngiye kujya mbaha show ngiye kujya mbaha show irenze ngiye kujya nkora amatrip atandukanye dusura imijyane mu Bushinwa igiye ikomeye nka za Beijing za Guangzhou za Shanghai iyo ni imijyi igiye ikomeye hano mu Bushinwa ngende batembereza mu masoko ya hano amasuperimarishe murebe mbajyane mu matrain murebe ukuntu batega train mu railways nyine yawana ngiye kujya mbajyana ahantu henshi hatandukanye batembereze China kabisa tubona ubuzima bwa buri munsi rero mwibuke mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bitazajya bibacika muze kubyibuka abasamise mpanga pe mise mpaze nuko nanze kubisigaza mushatse mwajya no muri comment mukambwira ati musa ubutaha uzatwereka iki kintu ubwo burenganzira murabufite nibyo nabibakora akazi wenda ari nk'ikintu mwumvishe mu Bushinwa mutazi mushaka kumenya amakuru ya mwambwiraga tukajya kureba ibyo ari byo Don't be shy, don't be shy. Don't. Nabura barimo ubuki. N'amamba ari n'imigati yabo yo kumva irafatika. I'm full. Nuzuyeho impamvu ngiye kwiyongera nuko biri kundya bashyiramo gake da utazavuga ngo ngire ndabazi akandike se sha nashigaje ejo abanza nako nkatimbura nyine ariko imineke hano irabiye hano ngiye humura neza wagira ngo nyine benga wagira ngo baba bayitaze nyine hahabora kumwe batari imineke batwitse hahabora bakahatwika mu rwina babyita mu rwina bakundi bagera mu rwina bagatwikamo amashara abantu b'i Kigali ntabwo bamubwiza bagatwikamo amashara noneho bagahita bashyiramo ibitoki kugira ngo bishyirwe wajyana n'imineke niko wagira ngo niko baba bayigize biba biryoshye pe abantu bino babahaye imineke yo mu Rwanda abantu
bakunda nta gasukari nta kintu nawe nta kigenda ariko ngira agasuku nubwo ari gake nkomeje kurya mama guhana rero abahungu bakora ibyo bintu si bake koko abahungu bakora ibyo bintu ni bakeya mu Rwanda murumva ko ndi mu bahungu bagira isuku noneho guys muzi ikintu gitangaje se sorry ahangaha mfite agafirigo ariko abantu benshi karabatangaza ni 2 metre ko n'agafirigo kanjye kangana ahubwo so fanta yanjye yanajyamo fanta yanjye sinzi ko yanajyamo kabisa hanze gifunge ntabwo ndashaka ko yajyamo we ni gato oh my god kandebe ko hasi yajyamo rega agafirigo hasi hirajyamo agafirigo kanjye nako ni igihombo pe nta kigenda cyako guys reka video tuyisoreza ahangaha rero ndakeka ari ibyo ngibyo nizere ko mwanyuzwe ahangaha ni harya byita surrounding ahankikije nizere ko mwanyuzwe ndabakunda cyane ngiye kujya mbahashaho nk'uko mbibabwira this is time ariko ngiye nibera mu cyaro bro ibaze icyaro cyabo ko kimeze uko nguko nyine ibaze iki ko ari icyaro cya China noneho ihita wibaza nk'umujyi bro ciao thanks for watching remember to do subscribe make notifications so that you will see the next video ciao ndabakunda cyane Imana barinde ciao